Imana yasaviye asenga niyo nzasenga, abandi nibambwira yabo nzababwira ati mu izina rya Yesu. Ijambo rimwe ngiye kubwira abantu mu buzima. Profete byukura bagirana Noheli sinjya nemera. Abantu banzi nk'umuntu utapfa kwemera. Kubera iki? Iyo umuntu akuze ikintu ugenda gisesengura nkamenya niba ari cyo cyangwa atari cyo. Amen. Ariko Imana iri kwasaviye. Yego ni Imana ishoboye byose. Impamvu nyivuze ni iyi, ntabwo ari uko umushumba yampagaritsa, ariko uyu mushumba akiranukira hagaragara n'ahatagaragara. Icya kabiri, hari akavideo katiho abantu baransanga baravuga ati ngwino bivugaho bibi. Uyu munsi naje ibintu niboneye hano, uriya muntu aryamye hano hasi, uriya mukobwa ntiyamukozeho, ntiyamuvugishije, yamubwiye ngo dayimoni waturutse iravuga. Tujya tuvuga ukuri, abatwanga batwange, abadukunda bagira gute. Ariko umunyamakuru wose uzongera guhagurukira intumwa y'Imana, yego umuhanuzi w'Imana Saviye, Imana yizamuhitana. Umva impamvu mbivuze, umva impamvu mbivuze, umva impamvu mbivuze. Ni ukuri kw'Imana umuntu yigaraguye hasi atamukozeho, aramubwira ngo dayimoni witwa nde? Umuzima aravuga ati nitwe Esperance. Ntabivuze mu byumva ndatungu. Ni Precious. Yego niba ukeneye ahantu hari ibihe byiza, ahantu Imana ikivuga, ahantu Imana igikora, ahantu Imana ikibohora abantu, ngwino kwa Pastor Saviye muri Alalume Kagugu. Noheli ni umusore yemerewe guteta umukobwa wese wakwemera bakazabana. Yego yego. Rero ibintu profete yavuze nta cyaha na kimwe ngewe mbibonamo. Uriya mugore nta mugabo agira, nibura ngo muvuge ko yavangiwe, akavuga ko yaterese umugore ugira umugabo. muretse aka kanwa kazavuga ibyiza. Imana ibampera umugisha n'imbaraga z'amavuta. Haleluya. Guhera uyu munsi kamera nzajya nicaraho, n'uzajya uvuga umushumba nabi numva. Ndabizi ko Imana yamaye imbaraga zo gutesha no kwirukana. Uwo muntu nzajya mucyahira kuvuga ati irukanka va hangaha, kubera ko mbonye imbaraga z'iki z'Imana. Dukomere Imana amashyi mu izina rya Yesu. La tala zala wide BN4 heta ya CNMA sopere mando bunitra. Umusaza yerutse guhurira n'undi Nyabugogo, aramubwira ati wasaze ryari? Atesho bundi. Aramubwira ngo ca mu nyanya nanjye ce muri dodo tubivuyange, gusara n'ugushishikara, ariko waje imbere y'Imana uricaye umeze gutya. Ibasoko iva bafite mu mitima yabo inzira zitunganye z'Isiyoni, abiyo bageze mu gikombe mpaka abahindura ahantu h'amasoko. Aho nanyituye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye we. Aho nanyituye ntabwo ariho nyituye, Yesu yaranyimuye ntabwo ariho nyituye. Aho nanyituye makuye amafaranga, mpakuye umugisha, nahakuye n'inkweto, n'ejo nzahakura igikositimi, n'ejo bundi nze makure n'ikindi. Komera Imana amashyi ko hano hakiri abantu bazima. Haleluya! Haleluya! Ndabyibuka yaje hano yambaye inkweto ihengamye, ibimene hano yanaracitse ashiraje nyinshi. Ndabireba rwose rumva amararanya, umuntu ukorera Imana kuriye arasengera na yereko bagira. Numva ndarize ndababaye cyane. Nibwo nyine